niyo ngiye kwifata ngo nubayezo ometike mba nshiduka nabyisha neza kubera ko ibintu byitwa patos muri ngewe. Professor Stella ndamwibuka iwanjye muri Shirona kwa Nyiragasazi. Ariko Stella Imana yakoze ibintu bikomeye cyane wa. Icyo gihe Stella baraga ibitenge biragacire cya kabiri wana. None muri shingo nkingi muri shito mana yanje niwe wa mugore sandara baba. Hallelujah. Nanjye naracangiwe aho ngaho. Nyoboye abantu bakaza ariko ntakaze. Hari igihe ugaragara ko ukaze imbere yabo uyobora ariko wakwisura ugasanga ntukaze. Ariko Yesu nano burya yari umuntu w'umukobwa y'icyaha ngo we ngo agenda ni mugoroba wa uziko ngo yagiye abandi arakwepa yazi bibamo mu minsi mikuru yagomba kugenda afite bakuru abareka baragenda wagenda nyuma. Uno mwaka twinjira mu wundi kandi tuzawugira abakobwa kubera kuri kumwe natwe mwa utubabarire cyane umwuka w'uburangare muri iyi minsi uturinde umusemburo wa kera dukora iminsi mikuru ariko tudafite umusemburo w'igomwa n'ishyari no kutagira ukuri. Abizera uduha imbaraga mwami, abakristo uduha imbaraga, abashumba uduha imbaraga, abanyemana, abahanuzi, abahanzi, abapasiteri, abaposozi, abaprofeti, buri wese mu rwego rw'umuha imbaraga Uwiteka bara rotaraba kugira ngo muri kuri kwezi kwa mbere azaba yesitaye ku mashanyarazi y'Umwuka Wera kugira ngo isi y'umwijima nikora inama azabashe kuzishura. Mwami Yesu turashinganisha ubuzima bw'abana bacu n'abagore bacu n'abagabo bacu imiryango yacu muri iyi minsi mikuru. Yesu yari yabimenye yararebaga niho bamutegeka ngo bamuhutaze bamurangize mu minsi mikuru mu buryo bw'umwuka. Umuntu yarangira mu minsi mikuru mu buryo bw'umubiri nabwo bunashobora kurangira. Aho hose mwami turashinganisha ubugingo bwacu buzabona Imana. Aho bishyushye Naruti imbere yawe
ibibazo bikomeye cyane nawari kuntabara ntabwo wari kundengera yatanda byibutse byose kandi wenda kugushimira yesu warakoze gatine awa yesu kandi wenda kugushimira ibyo wankoreye nijye wamugore naje iwawe nariwe nshinga ntinemerewe nari mfite ibibazo bikomeye cyane nawari kuntabara nta wari kundengera data ndabyibutse byose nawe no kugushimira yesu warakoze amashimwe n'ayanjye ayawe ibihe bidashira amashimwe ariyo n'ayawe ibihe bidashira oh yesu tugushimiye ibyatubayeho byose tukurangije n'ibirindiro kuko uyu mwaka amashimwe n'ayawe amashimwe n'ayawe ibihe bidashira oh yesu amashimwe n'ayawe ibihe bidashira oh yesu tugushimiye ibyatubayeho byose tukurangije n'ibirindiro yesu iteraniro ryose bumvira imana amashyi tuyishimire natwe turagushimira imirimo turagushimira impagarike n'ubugingo twararwaye badukiza umwaka utambutse twarakubonye shima dufite byinshi twashima imana abarangi bo muri shima twabonye imana abanyamasengesho twabonye imana bavuga n'ubutumwa twabonye imana kandi barwasitwe turacyafite byinshi byo gushima imana imana yabanye natwe yaradushyigikiye yaratwigaragarije yamashyi wongera muyampera imana abaganga bananiwe bamuzigira isubizo warasetse mwami wanjye uraboneka data ndabyibutse byose kandi wenda kugushimira yesu warakoze amashimwe n'ayanjye idushyigikira
rwose warakoze amashimwe n'ayanjye amashimwe ibihe bidashira byatubayeho byose tukurangije n'ibintu Yesu mana y'uko izina ryanjye riri ku mutima we bakugirana mwandi n'umwe bamwirukanaho mana y'uko itaba ririho Imana muri iyi njyana bamugirana mwandi n'umwe bamwirukanaho mana y'uko izina ryanjye riri ku mutima we bamugirana mwandi n'umwe bamwirukanaho Yesu wanjye ukamutira ukamugirana mwandi bamwirukanaho umukunzi mwiza ubuzima ufite umwishingizi umukunzi wacu Yesu Kristo atukuye neza pe atwishimiye kuri gazete n'umwami w'amahoro ibyiringiro by'abera mwese Yesu Kristo gusa ibyiringiro by'abera mwese Yesu Kristo gusa mana y'uko izina ryanjye inama ririhe riri ku mutima we ukakugirana mwazi n'umwe bamwirukanaho Yesu wanjye ukamutira ukamugirana mwazi n'umwe bamwirukanaho abanyamasengesho mana y'uko izina ryanjye inama ririhe riri ku mutima we ukamugirana mwazi n'umwe bamwirukanaho ufite umukunzi mwiza Kristo akora ibikomeye ibidashobokera abandondoro Yesu arabishobora ibyo nani y'amafaranga yoyo Yesu arabishobora iby'imiryango yananiwe Yesu arabishobora wikorera imitwaro yawe yiture kuri Yesu niwe uzabirangiza niwe uzabishobora niwe ushoboye ibinaniranye niwe ntwari
Yesu wacu ukamugira ndakazinuke uyu mukobwa amadaruka izina ryanjye riri ku mutima we ukamugira ndakazinuke ishira ukatumugira ndakazinuke akosimo ukatumugira ndakazinuke reka tumukomere amashyi mu izina rya Yesu tumutunge ibiganza tumwenge Imana igire dute Bishop Oliver ndaruhutse Murekatete atambuka zamuhutse Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ndabanezerewe mwese. Mana turagushimye muri kano kanya. Umukozi w'Imana turakomeye. Urakwiriye kandi urahambaye. Icyubahiro kibikiye mu isi no mu ijuru muri kano kanya mwami. Bana natwe muri buri gikorwa cyose kigiye kubera hano. Muri kano kanya n'ijambo ryawe reka abari ugaragara abari uvuga n'ubwoko bwawe mbisabye byize mu izina rya Yesu. Amen. Twicare mu kubaho kw'Imana. Haleluya. Ushobora gufungura Bibiliya yawe muranyemerera nkoreshe telefone bafite na Bibiliya yanjye hano. Ndashaka umuntu adusomere twihuse ubutumwa tukareba hano ibice 7 umurongo wa 10. Yaba yahageze. Ushobora wahageze umurongo wa 10 na 11. Ariko bene se bamaze kwikubura bagiye mu minsi mikuru nawe aragenda ariko atari ku mugaragaro ahubwo nko mu rwihishwa. Abayuda bamushakira muri ya minsi mikuru bati mbese wa wundi ari he? Imana igumugisha. Amen. Haleluya. Amen. maze iminsi ntekereza kuri Noheli tumaze iminsi tuvuyemo mike cyane. Ndavuga ko Noheli gusigiye iki, siyansi igiye iki, isi iminsi mikuru n'iki Imana yivugaho n'iki kiri ku buzima bwacu. Niba barahize umwami Yesu ngo bamwice mu minsi mikuru we bazakubabarira. So navuga ngo mbese iminsi mikuru uyibanyemo na Yesu gute? Mbese iminsi mikuru yitwayemo gute? Hara hejuru bari bene se baramutse tubagera mu minsi mikuru nawe ababwira ati mwemuretse ngo arabacunga bamaze kugenda ku mugaragaro we agenda rwihishwa. Ndagira ngo mbwira ngo ukwiriye kubera amaso ubugingo bwawe sitobera minsi mikuru. Iyi minsi mikuru uyibere maso n'ubugingo bwawe. Ese iyo minsi mikuru yari iyihe? Hari iminsi mikuru y'Abayuda, hari iminsi mikuru y'ingando, hari iminsi mikuru yari 7 utarimo ni Noheli kuko Yesu byari bitari byuzura nyine ngo apfa nazuke uwo ngo ntabwo wari wagiyemo ko yari yavutse batarajyaho. Ariko muri iyo minsi mikuru yagarutse harimo Noheli, harimo na Bonane. Impamvu ushobora kuba utari wanagiyemo n'umunsi wa Noheli kubera ko muzi ko ubutumwa bwiza ari ibintu 5 bari byo biri mu butumwa bwiza ubutumwa bwiza ni ibintu 5 bizigishwa isi yose hanyuma Yesu akagaruka. Ni iki? Nuko Yesu yavutse. Iriya Noheli nyine Yesu Noheli yuzuramo yacu nuko Yesu yabaye ibyo yakoze ubuzima bwe nabyo ni ubutumwa bwiza. Ariko mugeze navuga ubuzima bwanjye abantu baba baraburambiwe kera wewe wajya utanga ibyo tukakurambirwa. Ariko Yesu ubuzima bwe buravugwa buzakomeza buvugwa ibyo yakoreye kandi babivuge ibyo babivuge nyine n'ibyo ubwo ni si cya kabiri uko Yesu ubuzima bw'ukuri yabayeho mu isi. Hanyuma Yesu yaje gupfa. Se wanyura ko yapfuye? Hanyuma maze gupfa nabwo Yesu mu gituro yarazutse. Icyo ni icya 4. Ese si yazutse yemwe? Hanyuma hasigaye ikiwuzuza 5 kugaruka kwa Yesu. Nta nubwo azaza ngo uhagarare hano ngo aje hano, azahagarara mu bicu ahamagara. Ngibyo ni 5 bizigishwa isi yose umwami Yesu yaragaruke. Ndavuga iminsi mikuru, iyi minsi mikuru uyu nguyu ntabwo rero yari kuko atari yagira iki yapfa mu nasoke.
Imana ishimwe cyane. Ese iyi minsi mikuru ibarimo gute? Iyi minsi mikuru imeze gute? Aho niho warinjije umubiri wawe cyane, ugura imyenda y'abana, uteka ibintu byiza, ariko umutima wawe uri vide, cyangwa ubuzima bw'imbere bw'ubumana budahagije. Iminsi mikuru inama tugiye kuyikora mu kanya, ariko yacu igiye kuba mu kanya rero irakijijwe. Imana ishimwe ko yacu ikijijwe. Hari iminsi mikuru bajya batumira abantu bakavuga ati mwese muzaze, ugasanga bavuye aho bagiye kuba batuye i Kigali cyangwa mu Nkengero cyangwa muri Amerika, ngo muzahure ngo iwanyu mu rugo, ngo kuri Noheli si mu kwa mbere si mu kwa kabiri, bakakwegeza Noheli bakagutwara hehe? Hahandi kuri premiere mezo, kuri za nkomoko zawe, kugira ngo noneho sasa byuzure neza. Musaka barakumvisha, ntabwo mukumvisha. Ngiye naravuze ngo kuki iminsi mikuru yo kujya guhurira ahantu iwanyu mwahuye ngo muri barindwi ngo bose nabasobanyu, kuki mujya mu kwa gatatu, mu kwa karindwi, mu kwa munani, umwaka ugiye kurangira nyine, kugira ngo iminsi mikuru y'ingiyi babone uko bagutembagazamo mu mubiri, bagutembagaza utarebye neza, no mu mwuka kandi bagutembagaza. Abumva urwo mvuga mushaka ari udusera n'umushumba atubuze iminsi mikuru. Mwibuke yuko kandi iminsi mikuru niho abakristo baba bari mu burangare cyane. Naratangaje ibihugu byose bifite igisirikare n'ipolisi, nicyo gihe mu minsi mikuru ahubwo baba bapanze ukuntu za operasiyo kuza kugenda, bavuga ati bamwe bajya ni hano, turakorera hariya, turakorera se Muhima, ugasanga n'abantu bakazi bari mu muhanda kubw'umutekano w'abaturage babo. Ariko mu isi y'umwuka bakizwa naho tuba turangaye cyane, naho tuba dutangiye kurya dutumira. Aho rero gutumira cyane nibi bikurangiza nabyo biba biri hafi yawe cyane. Kasa murakumvisha kurya bagutumira ngo babaze ihene no musezerano rya kera n'irishasha bisobanura ikindi kintu. Babaze intama, ati noneho tuvuye kuri bushete kabaye, ati ihene ni hariya muze mwese, yewe uzibakubiseho ibiti, kuki batabaze intama? Iyo hene mu iminsi mikuru. Ngiye gusoza, ntabwo ngenza gutinda kubera ko dufite gahunda, kandi burya iyo utarambiye abantu ibyo byiza, si undi muntu ndambira, si undi nanjye abantu bandambira. Ndi kuvuga iminsi mikuru. Amena. Ubu ugiye kuzatangira ujya kurya ahandi, wowe ntiwatetse, niba utatetse waryamye ukabwira Yesu ngo nacu wawe. Ubwo nawe utangira ugenda urya hariya, uzarangiza umwaka udateka, ubu no guhamagara igicaniro. Hari ibicaniro biba birakitifu biba byaka ku buzima bwacu, ugasanga Noheli imeze gutya, yewe wowe umwaka urarangiye umeze kwa kundi utangiye. Bwira Yesu anyure iwawe muri byose. Haleluya. Ndi kuvuga iminsi mikuru. Haleluya. Amen. Uriya munsi yuko mu kwa mbere, mu kwezi kwa mbere, nimusoma mu gitabo cya Esiteri 3, mu kwezi kwa mbere Hamani yararebye asanga mu kwa kabiri ntabwo yababona, mu kwa gatatu ntabwo yababona, mu kwa kane ntabwo yababona, asanga abagabo bari basenga cyane, mu kwa kane asanga ntabwo yababona, mu kwa cyenda asanga ntabwo yababona. Abayuda ntabwo bagaragara mu kwa cyenda, baba za Kanyarira, za Kizabama, za Samatare, kurahanuka n'Igakora, baba muri Shilo, bose barateranye mu kwa kane, isanga ntiyababona. Ariko ngo anaze inzuzi, ngo yahere mu kwa Meraga inzuzi. Bigeze mu kwezi kwa 12 kwitwa Adari, inzuzi ziremera. Kweli kwa bari bisi uburanga, umwuka wa distraction n'udufati, ugura umwenda, utumira abantu, utumira na Yesu, usenga menshi weza urugo rwawe. Noneho banaze inzuzi, kandi mwibuke ko bararaga inzuzi, bararagaho n'ibitabo n'amaturo. Buri kwe baraza mu nzu y'Imana, Imana yaravuze, Imana yaravuze, n'umurozi arimo aravuga, igiciro cyo kirimo kiravuga. Muri Rwanda Imana ishimwe cyane. Nuko Hamani
uko naga inzuzi niko nagaho n'amaturo n'ibitambo byose. Ariko abakizwa bari mu burangare, abayuda bari mu burangare, bari ku bintu bitarusha abandi bose. Mu icambere bahaye ibyasezeranijwe byari byose muzi, singiye bari muri ibyo ngibyo. Kuko umurozi we hamara umwanzi wabo we ariko naga inzuzi akubitaho ituro rizabarimbura. Yo mu kwa karindwi biranze bigeze mu kwa 12 kwitwa Adani inzuzi ziremera. Ubundi ukwezi gukomeye cyane, mukuri no kuzajya musengera cyane. Ukwezi kwa mbere rero niho imigambi yose izagukorerwa umwaka wose ifatirwa. Biri muri Bibiliya hano ngo bahera mu kwezi kwa mbere niho batangiriye bageza mu kwa 12. Ubu imigambi yose isi y'umwijima ishaka gukora ku buzima bwawe, ubu nimugiye kwishima, ejo buno uzishima uvuga uti baba ati umwaka ndawukorose, ati ndawusi mbotse mvuye muri 2020 ngiye muri 2023 ndawuvuyemo. Nuko tuzaturanga twahanishije dukubita dusenga dusenya tubombarida tuvuga ngo by fire by force, tuvuga ngo Bwana sifiwe. Aha hariko tumeze tuba hano twatse tuba twasaze tuvuga uti uyu mwaka turawusembatse by fire by force tuvuye. Ukaba winaze mu kwezi kwawe kwitonda biba byananiye. Nuko nahamagawe nanjye byari byananiye gusa burambona nuko mbameze nta bintu byo kuza niyo ngiye kwifata ngo nubayezo omertike mbanshiduka nabyishe neza kubera ko ibintu byitwa patos muri ngewe. Professor Stella ndamwibuka iwanjye muri Shirano kwa Nyiragasazi. Ariko Stella Imana yakoze ibintu bikomeye cyane wa icyo gihe Stella baraga ibitenge biragacire cya kabiri wana none muri shingo nkingi muri shito mana yanjye niwe Wamugore. Hallelujah. Nanjye nari naracangiwe aho ngaho nyoboye abantu bakaza ariko ntakaze. Hari igihe ugaragara ko ukaze imbere yabo uyobora ariko wakwisura ugasanga ntukaze. Urusengero rwera ku byari inshuro n'eshanu mwabona n'abagiye bati nkabona nanjye nkakubita namanuka nkabona ibintu bigahita bimbwiriza. Aya nako numva ngiye gutekana nshaka umusozo cyo kwa kundi wahamagawe yamara nshaka umusozo Professor nako ntagize kuyobora itora mu mujyi wa Kigali. Hari igihe bibwira ngo urakaze ko burya ntabwo ubukaze. Hari igihe ibintu bikubwiriza ibikurimo kati urakaze se imyaka 40 ntanze uragira muri Kigali ngo uri muri All Gospel Today ngo uri umuhanzi ukaze nta bana uragira ibintu bikakubwiriza ibikurimo utuzi ko burya ndi fake wa ariko ntabwo burya uri fake. Imana yavuganya nawe. Hallelujah. Nuko mu kwezi kwa 12 tugakubita tukavuga ngo fire tukinjira mu kwa mbere ukagira ngo urabicitse byose ubuze uko bicitse ukihesha amahoro. Kumbe isi y'umwijima yo iyi si yabayeho iri mu itangiro rimwe ngo yari hari ngo hariho umucyo mbere Imana yabyijwe n'isi itangiro rimwe noneho ngo umwijima ari hejuru y'amazi wakoraga iki hejuru y'amazi ngo kandi ngo n'umwuka w'Imana umwijima uri aho ngaho umwuka w'Imana agenda hejuru y'amazi ariko n'umwijima uri hehe yes isanye nyine icyo gihe yari ubusa sitagira ishusho irirwona utaye ishusho nyine utaye n'isura bijyanye n'ubuzima budafite isura budafite gahunda utamenya ati se hari igihe umuntu aryama abandi babyutse ukabyuka abandi bagenda ukagenda abandi bicaye ukicara abandi bahagaze. Ubwo buzima nta shusho nta sura nta cyerekezo. Ntabwo wamenya ngo mu kwa mbere nzaba ndaha nzaba ndi gukora ibi ngibi. Aha
ariko umwijima ngo wari uri aho ngaho wakoraga iki ko umucyo wari wibereye aho ngaho wakoraga iki umunyago uyu mwijima rero mvuga waje umaze imyaka wariyubatse ku rwego rukomeye cyane rero mu kwezi kwa mbere kuvuga uti ndawurangije umwaka tahwi kumbe rero mu kwa mbere niho imigambi yose y'isi y'umwijima igukorerwa buri bizagenga ubuzima bwawe bw'umwaka wose isi y'umwijima ipanga mu kwezi kwa mbere mumuteze bino mumushyireho ibingibi mugire mutya muhagurutse ibicaniro ibyo kwa base na ba nyina muba muri bagenzi mumuteze ibintu bidafite mumuteze ibingibi narababwiye ngo n'ubutaka bukandagiraho bufite amakuru yayo ukanagira akavuga ati ngo warahakandagiye niyo mpamvu Yesu yavukiye i Bethlehem hariya yavukiye abona ko nta muntu wabimenye ntuzi ko ngo batabimenye ko yavutse kandi byararitswe ngo ariko abonye ko batabimenye yoheza inyenyeri kubabwira ngo ndi hano navutse nujya kujya ahantu oheza inyenyeri babwire ngo ndaje nutayohereza uzasanga indi yahagutanze mpamvu ukanagira ahantu ugasanga uteye pasiporo ubuze ibyangombwa imizima ntaguhagurukanye urarwaye kandi ngo uri za Burayi ukanagiye ngo ubutaka bafite amakuru ntabwo indege ishobora guhaguruka hano Kigali Kanombe yerekeza Belgique Bruxelles batavuze ngo abapasaje ni aba ngaba igipapuro ni iki dore ngaba systeme mamurimo igipapuro kiba gihari muhaguruka babizi ko muhageze ariko igitangaje se abarokore arahaguruka akajya ahantu nta mumenye amakuru mumenye iminsi mikuru so dusoze ku murongo nakubwiye Abakorinto ba mbere 5:8 ni none si iminsi mikuru ubwo naho ngaho nuko rero tujye tuziririza iminsi mikuru tudafite umusemburo wa kera cyangwa umusemburo ari wo ngombwa n'ibibi ahubwo tugira imitsima idasembuwe ariyo kuri no kutaryarya amen ntabwo Imana ikubwiye ngo reka Noheli ngo reka kujya mu minsi mikuru ariko noneho rero tuzirize iminsi mikuru ariko twibagirwa umusemburo wa kera ari wo kutarya uburyarya ibyo byose nyine isi y'umwijima ikoresha abantu mu minsi mikuru yawe Noheli y'umwaka washize gusigiye iki ndakwinginze uwo mwaka nturangire utikoresheje inama wikoresha inama mbere y'uko uno mwaka urangira witwaye gute muri uriya mwaka ese iriya Noheli yasize wenda uvutse ubwa kabiri da turabyemeye iyi se yasigaye bimeze bite basi uri umuntu agomba kugwa guhungabana n'utuntu kandi igusigire kumenya ikikwiye kumenya icyo ukuri mu buzima bwawe ntabwo turetse iminsi mikuru ngo ariko Yesu nawe n'uburyo yari umuntu w'umukobwa y'icyaha ngo we ngo agenda nimugoroba uzi ko ngo yagiye abandi arakwepa yarazi ibibamo mu minsi mikuru yagomba kugenda afite amakuru abareka baragenda bagenda nyuma nakumenyesha ko mu kwezi kwa mbere ariho hantu bazagupangira buri kintu cyose nkubwira ngo umusemburo wa kera ubushyire hasi ufate gahunda yo kwisubiraho ubusabane bwawe n'Imana Uwiteka abaho umugisha amen hari ibintu umuntu abamo akaba mu bintu ntabimenye nabaga ndaho ngo Imana izabikora kumwe mwijima murubaka ku buzima bwanjye ibintu bikomeye cyane n'Imana twaravuganye n'Imana turaziranye nimfite nzari Imana ariko no mwijima ugomba kuwusenya mpaka Imana ibaho umugisha ndashoje amen ndagira ngo dusenge niba barahize Yesu minsi mikuru we bazakugira gute we ntabwo bazakubabarira Imana ibaho umugisha ese hari umuntu wumva yahaguruka mu cyoro cye mugoma tugasenganira isengesho tugasenganira isengesho tukavuga ngo Mana iminsi mikuru yego ariko Yesu imbere ya byose n'ubuzima bwijwe butinya Imana butanya n'icyaha yego ushobora no kutakoze cyaho minsi mikuru ariko urimo usayisha uri mu bintu byinshi cyane by'uburangare jya ureba ngo ibintu ndimo bundi
nsenze kangahe ibintu by'uburangare, umwuka w'uburangare. Buriya reka mbabwire akantu gatoya, badufatira abademoni bagucunga uri mu burangare, kandi uburangare ni ibintu byinshi. Ndagira ngo ufunge amaso yo dusengane Imana. Haleluya, haleluya. Mwuka wera, Mana ishobora byose, Mana ikomeye kandi Mana ihambaye cyane, Uwera wa Isirayeli, turasenze, turimo turava muri uno mwaka twinjira mu wundi, kandi tuzawugiramo kuko kubera kuri kumwe natwe Mwana. Utubabarire cyane umwuka w'uburangare muri iyi minsi, uturinde umusemburo wa kera, dukora iminsi mikuru ariko tudafite umusemburo w'igomwa n'ishyari no kutagira ukuri. Abizera uduha imbaraga Mwami, abakristo uduha imbaraga, abashumba uduha imbaraga, abanyemana, abahanuzi, abahanzi, abapasiteri, abaposoza, abaprofeti, buri wese mu rwego rw'umuha imbaraga Uwiteka Mana rotaraba, kugira ngo muri kuri kwezi kwa mbere azaba yesitaye ku mashanyarazi y'Umwuka Wera, kugira ngo isi y'umwijima nikora inama azabashe kuzishura. Mwami Yesu, turashinganisha ubuzima bw'abana bacu n'abagore bacu n'abagabo bacu, imiryango yacu muri iyi minsi mikuru. Yesu yari yabimenye, yararebaga, niho bari bamutegeka ngo bamuhutaze, bamurangize mu minsi mikuru. Mu buryo bw'umwuka umuntu yarangira mu minsi mikuru, mu buryo bw'umubiri nabwo bunashobora kurangira. Aho hose Mwami turashinganisha ubugingo bwacu buzabona Imana, n'imibiri yacu itwaye ubwo bugingo ngo irarindwe nayo, ngo kugira ngo ubwo umunsi Umwami Imana azabashe tuzajyaho mugayo. Turasenze cyane Mwuka Wera, bana n'iteraniro ry'abera, bana n'abana bawe. Kandi niba ari umuntu urwaye muri kano kanya, amaraso Yesu namukiza iyo ndwara. Niba urwaye umutwe, niba urwaye umugongo, niba ufite ikibazo icyo cyose, niba urwaje, ndagusengeye mu izina rya Yesu wapfuye akazuka, kano kanya bakire gukira. Ushaka kuba utarwaye, ufite ikintu cyifuzo, wageze ishiro, wakandagiye ishiro, niwo wakandagiye, ndere kuko hakandagiye aha hantu, ndagusengeye iyo ngorane, icyo kibazo icyo ari cyo cyose. Yohana 5 ngo hari umurwayi umaranye imyaka iyo ndwara 38, ngo ariko ngo iyo amazi bagahindurije, mareke barabasha kujya muri icyo kidendezi, ngo maze umurwayi wajyagamo mbere y'abandi, ngo indwara entre parenthèses, ngo iyo ariyo yose yarakiraga, iyo ariyo yose ingorane yabira aha ngaha, iyo ariyo yose itagaragara, igaragara, iyavugwa, iyo umuntu atavuga, bya byifuzo biri mu ibanga, iyo ariyo yose. Ntabwo dukeneye marayika, dufite uruta marayika, niwe Kristo. Rero ninjire muri twebwe, abane nawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Mushobora kwicara, turi ku musozo. Haleluya. Bayoboza ikindi. Aha, hari umuntu wabonye umugisha Imana muri mwebwe, murabizi ko iteka amera hano, wabonye icya 10. Hari uwakibonye Imana ikaba yavuga ati ngenda abanya amafaranga ari hehe? Wayabonye? Nawe mwayabonye? Buriya murakomeye cyane. Hari uwayabona ntavuge ko yanayabonye ariko ugasanga aho uravuga ati ibibazo byacitse, ariko ko mwemeye ko mwayabonye, Imana ibongere. Iyi envelope ndeguye nk'umushumba w'itorero, Imana iguha umugisha no kureka amafaranga mwaka ugiye gutangira no kurangira. Ntimugomba kureka amafaranga mu izina rya Yesu. Nawe wayabonye? Ibintu birakaze. Jewe numva gitando tumaze kurisoza, ariko abona Imana bahamugisha ariko twabapfukirana gutyo. Yego se? Kandi mujye muza muvuga kundi kuko mwayabonye, ngo roshandara ariko sandaraba. Ngabana barwaye singiye kubarwaza, ariko uzayajyana mu inzu bayitembanya amazi, ugiye guhamagara abafune bonyine mubake. Ayo udahaye Imana, Imana arayishyura. Nta wundi wayabonye, nta wundi wabonye icya 10. Noneho ushobora kuba utabonye icya 10, hano ngiye gusoza ko wabonye ituro ry'umutima ukunda Imana. Abari online mushobora gutura namwe kuri online, bishobora kubona uko mutura, ariko wabonye ituro ry'umutima ukunda Imana, ngaho tambuka uriterekemo hariya, ngo uheshe umugisha nibo bishaka. Okay, twihuse rero. Samu wayabonye?
aha nanjye ndumva ndi bukongere mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha. Uwiteka aguhe umugisha mukobwa wanjye, ngwino ngo Imana iguhe umugisha. Ituro ry'umutima ukunda Imana, ngwino mugabo. Iri ni ituro umushunamukazi yatanze, Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Ndabyemerewe kubahesha umugisha, narabisigiwe, ndabyemerewe. Nta badayimoni nta n'abazimu. Pero Imana yaguhaye, Imana iguhe umugisha pero, ariko ahantu uvuye ugomba no gutanga icyacu bikamema. Imana iguhe umugisha. Aha, Imana iguhe umugisha. Papa yari wabonye umutima ukunda Imana, Imana iguhe umugisha. Mwasobanukiye bana banjye, Imana iguhe umugisha. Mubanguke twakira abandi bashyitsi, Imana iguhe umugisha. Mama nawe wayabonye utavuga ku ndimi se, arasitse. Wayabonye se bamatere, urasa neza kabisa umuntu wayabonye. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha. Kode tekinike babiziduheza kode z'abantu bashaka gucira ituro, ariko ni 939. Mutebuke this way. 939. Imana iguhe umugisha. Mujye muza munsi cyane baba bayabonye. Iri ni ituro ry'umushune mu this way. Imana ibahe umugisha. Babandi b'icyacumi bari he ngo mbasengere vuba vuba, mutebuke mbaheshe umugisha. Mutebuke abantu b'icyacumi muri abantu bakomeye cyane. Iyo Aburahamu ataza kugitanga ntabwo twari kumenya gutya ko nyine bamusaba umugisha. Itangiriro, Mana mwigire imbere gutya, Mana nyiringabo, Mana ikomeye, Mana ihambaye. Waravuze muri Maraki ngo mungeragereshe ibyacumi bishyitse n'amaturo, mbahe imigisha mwaho muyikwiza. Nibajye n'imigisha mbere ko mwaka kurangira babura bayikwiza. Nirukanye iryanya mu byabo, imyuka mibi, imbaraga zibarwanya, izabananiza ziburizwemo mu izina rya Yesu. Amen. Ngaho ni mundebe, mutwara umugisha w'Imana kandi ufite izina kandi uzwi kugeza kuri umunsi umugisha uzwi ni wa Aburahamu. Ngaho ni mujyane. Haleluya. Amen. Reka magurutse umuntu wese umaze gutura ituro ry'umutima ukunda Imana nawe musengere. Mba nagushishe umugisha ariko mba nongera kugusengera. Umuntu wese umaze gutura ituro ry'umutima ukunda Imana nahaguruka nawe musengere. Usenge udafunze gutya urambuye ibiganza imbere y'Imana nk'umuntu ugiye kwakira, kubera ko ibiganza bitanga nibyo bishobora kongera guhabwa. Amen. Mana nyir'ijuru n'isi, Imana ikomeye, Imana ihambaye, ndahesha umugisha umuntu wese utuye ituro ry'umutima ukunda Imana. Numukubire inshuro zitabarika Mwami, ibyo akeneye, ibyo yifuza, ibyo ashaka bimenywe nawe Data. Waravuze ngo nimukaze imbere yanjye imbokoboko, baje imbere bafite Mwami, nawe basubiza ibirenze ibyo baguhaye mu izina rya Yesu. Amen. Twese duhagurutse dusabe Imana umugisha, twese duhagurutse. Ese mwababaye? Iyo tugeze ku kintu kuva natangira kubwiza ubutumwa bwiza, iyo mbuze amafaranga n'ibyaha mbura haleluya, kandi nzabivuga kugeza Yesu agarutse. Iyo mbuze amafaranga nkavuga amaturo, nkavuga n'icyaha, abantu bahita bandeba gutya bagahita bamena nk'abantu barimo nk'abarangije, ari kuri abantu barangije siporo babwira ngo nimuryame musinzire. Tambara niko bibaye. Nabyo reko biba bikenewe mu izina rya Yesu. Amen. Zamura ku biganza byawe dusenge. Mana nyir'ijuru n'isi, turahesha umugisha umuntu wese wakanagiye hano muri aya materaniro yo kuwa kabiri, baha umugisha w'amajya n'amaza. Mwami wanjye bagiye kunyura, amaraso ya Yesu Kristo abatwikire mu muhanda wose bacamo, abagenda n'amaguru ku modoka zabo, kuri lift, tap and go, uko bagiye kugenda kuri za moto, uburyo bwose uri buve hano, umutekano wawe ngutetse mu biganza by'amaraso Yesu Kristo wapfuye akazuka. Inyanja y'amaraso Yesu igutwikire aho ugana kugeza aho ugiye, ugenda amahoro, uzakomeze kuba amahoro none iteka ryose. Amen. Shalom shalom.